Yes, Code Lab TV twongeye kubusuza cyane tubabwira ngo komeza ukurikirana ibikorwa byacu, komeza ukundi ibyo tukugezaho twite ari kugufata neza tukugezaho amakuru abagiye agezweho hirya no hino ya showbiz cyangwa imyidagaduro hano mu Rwanda. Ngiye nitwa Confiance. Ariko dutangiranye squaga nyinshi cyane, ariko ari nyinshi cyane biri kuvugwa hano hanze ku mihanda n'iki no kumbuga tumafuta tuje ngo tugira actuality cyane dukora zigiye zitandukanye kugira ngo namwe mugende mumenya ukuntu babyifashe. So twagiye dukora kuri stories zijyanye na Miss, tuvuga ku bijyanye na Miss Rwanda, ibifite bihuriye n'aba Miss muri rusange, but hari ibintu bisa nkaho byabaye ikibazo. Miss Rwanda usibye byose wenda byiki Prince Kid n'ibiki byabaye ibindi abantu bose kuva kera bayibaza ibibazo byinshi. Abantu bakagira bati aba bakobwa batorwa, aba bakobwa batubwira ngo hari company ngo ishinzwe kumugura imodoka, hari company ngo igomba kugira ngo hari amasaro agomba kujya mukura makiyaje cyangwa mwitaho mu gihe cy'umwaka n'igihe cya manda agomba kumara, hari trip cyangwa ahantu some vacations agomba kujya ruhukira, agomba kuzatembera atandukanye ku mahoteli cyangwa na hehe haba haswi. Ayo ni amafaranga, ni budget nini cyane imugendaho. Then twibaza ibyo ngibyo ntacyo bitwaye kuko nyine nimba hari company igomba kubikora nibyo yenda ngo nabo bafite inyungu zabo runaka, ariko tukagaruka tukavuga duti mu kubatora cyangwa mu kubashyiraho hari ibintu byagiye bigarukaho cyane muri rusange by'imishinga n'ibiki bagomba gukora, ariko abantu bakibaza iyi mishinga ibi ngibi bavuga by'ibiki bihera he bisigara he, baheruka bivuga bikarangira bikorwa gute? Bikorwa gute ko babivuga ntibigire icyerekezo runaka babihereza? So reka nige tubyihorere tureke kugira kubitindamo, ahubwo tuza tuvuga kuri Nyampinga twashitse kuvuga kuri uyu munsi ni Miss Muheto Divine. Harashize igihe nta bintu byinshi bivugwaho kuva muri sagenda za Prince Kid ngo abantu benshi babizi ibyo bamuvugaho, ahubwo tuvuga nuko abantu bagiye bibaza ku mubyeyi we, bibaza famille lifestyle bijyanye n'ubuzima bwe bwihariye. Miss yazatse kugaragaza ku isabukuru yashoboye gupostinga papa we ku isabukuru ye, abantu benshi baratungurwa, abantu benshi bibazaga bati papa we ni muntu ki, papa we ni umuntu umeze ute? Mbese usanga ari abenshi gusa basa nkaho basubijwe, abenshi bakekinya bati papa we ashobora kuba ari umusirikare ukomeye, papa we ni afite izina runaka rikomeye mu gihugu, ariko nk'uko byagaragaye nyine byagaragaye ko ari umufisiye w'umupolisi, nuko yenda n'ibyo batekerezaga ko ari umusirikare, no umupolisi ufite n'amapeti, ubona ko nyine ntabwo ari umupolisi muto, umupolisi mukuru mu myaka birumvikana amapeti bisobanura experience mu kazi, ni umuntu ukomeye ku buryo bugaragara kandi bugaragara buri wese. Ibi niba bizenda bihura n'ibyagiye bivugwa mu minsi yashize, abantu bibaza bati what is going on? Ko buri gihe tubona abitwa Miss, abitwa abanyampinga mu Rwanda bakomeza kujyaho, usanga abapapa babo cyangwa ababyeyi babo bari muri sector cyangwa iwabo bagiye bafite bahuriye n'inzego z'umutekano, ngaho ngo udafite papa we w'umusirikare ukomeye, usanga iwabo umupolisi ukomeye. Abantu tukibaza bimeze bite? Ngira ngo twajya kuraba muri iki gihe gitambutse aba Miss twavuga ko yenda baturutse from nowhere, nuko yenda usanga famille zabo nazo zifite uko zihagaze, ariko ntabwo zifite zuhure na security sector. Twavuga nka Mutesi Jolly ndetse yenda na Iradukunda Liliane nibo twavuga, ariko abandi uragenda urebe usange iwabo bafite ahantu bagiye bahuriye cyane n'inzego z'umutekano. Urasanga nyine ni amazina agaruka, ni amatitire y'ababyeyi, ukumva n'abantu bafite ijwi ukavuga rikomeye cyane,
mu gihugu kumva n'abantu nyine bafite amatitire atoroshye. So twibaza ngiye ngo twavuga kuri Ishimwe Naomi, Bahati Grace ya gira ngo bose agiye wabo sirikare na Muheto polisi ikomeye. Twibaza bati se ibiyo bikomeza kugenda avuga kuri Miss Rwanda ku amatora ibiki selection zitari fair. Twibaza kuki ibintu ni birahurira n'imyaka ingahe yose, ni ibintu bihurirana bifite uko bikorwa. So kuki tutabona ibintu bya rusange gusa ntago tugiye kubitindaho cyane kuko ntago tuzi impamvu ukuntu bikorwa. Akaba twavuga duti yenda kuko ashobora kuba agiye kuba ivugurura mu gutegura amarushanwa nyine y'ubwiza mu gihe ubwo Rwanda Inspiration Backup yabaye yakwinshingano bigiye gushyirwa mu maboko ya ministeri. Bigiye gushyirwa mu maboko ya ministeri niyo muco n'urubyiruko I think igiye kujya ibikurikirana. Twizera ko yenda next year twabona ibintu bitandukanye n'ibyo twabonaga koko basanga amatora araba ariko ugasanga n'ubundi ni ibintu biri aho ngaho wenda abantu nta kuba prediction ati bizagenda gutya ugasanga kenshi niko bimeze. Umwe azatora umwana ukaruna gusa n'ubundi niko bigenze. Ibyo tubyihorera ahubwo tureba duti twatangiye tuvuga ku bijyanye n'imishinga. Let's talk about yenda kuri Muheto Divine. Yari afite umushinga mwiza abantu benshi banatekereje ko ugomba kuba umumotiva, ugomba kuba utuma ibijyanye n'amatora ye yumvikana cyane kandi agahabwa n'agaciro. Uyu nguyu yari afite umushinga abantu benshi bagarutseho cyane, umushinga yise igiceri program. Bavuga ati umwana w'umukobwa aje noneho gufasha urubyiruko ikijyanye no kwiteza imbere, yagiye kuberekana ati bigende gutya. Urumva buri wese atangiye gutekereza uko yavuga ati uyu mushinga ni sawa, uyu mushinga ni sawa rwose, uyu minsi azigisha. Donc ibintu biza kugenda ibindi bibaza ati se dore nawe ngo turi mu kwa munani kwarangiye, sikwara nanye kwa munani, turi mu kwezi kwa 9 turi mu kwezi kwa 9 saba muri gusubiza ibintu. Ubu ngubu tuvugana mwabara hamwe amezi atarenza 3 basigaje kuri manda yikarangira, tukwiba gatora ndi twibaza duti abandi batambutse nka Naomi na Bahati Grace twavuga ko imbogamizi bagize ari la covid. Ibikorwa byinshi bisa nk'ibyahagaze, ariko se nguyu Muheto ubu ngubu iyo projet yavuze n'ibiki ku mwaka ushize, ubu ngubu ibyakozwe n'ibiki, ibikubijyanye n'igice program hakozwe iki? Ni ibintu byo kwibaza ese ko abafite nyinshi ba spend kure bamuhaye bamutanzeho ibikorwa bavuga bikorerwa he, bikorwa gute? So byo ni ibintu byari abaneshi tuba twibaza. Ariko yenda iki twareba so yitabiriye umunsi w'umwana w'umunyafrika, yitabiriye kwita izina program nabyo bivuba. Hanagaragaye bwatorwaga yasuye ishuri rimwe mu karere ka Kayonza aho yize. I think sinzi niba izenda arizo project yagomba kumurika, ariko ibijyanye na projet ye nta kintu twabonye, kandi ubundi n'abandi byagiye bigaragara kenshi cyane abagiye batambuka gukora nuko bimeze. Tuzi impamvu harimo abigiye cyo kwerekana imishinga, kandi mu by'ukuri ugasanga n'ubundi nta kintu izakora, ugasanga nta kintu izakora ku bijyanye n'ibyantu babitezeho nyine, kuko kuba ari mwiza ni mwiza ni benshi beza cyane, ariko se kuba yahawe uriya mwanya kandi uhabwa yagaragaje imishinga ye bitanze iki, bigaragaje iyo musaruro. So don't know, ubwo ngubwo ntabwo tuzi ukuntu bikorwa. Ubwo ni ukuya dutegetse ukareba wenda agiye guhindura umuvuno, agiye gushaka abandi agomba kubitegura, tugomba kureba ese hahindutse cyangwa n'ibijyanye n'ibintu bikomeza kugaruka, dukomeza kujya twivugira ngaha usanga ari bimwe. So icyo twabivuga gusa, ikindi twavuga nuko nyine Muheto Divine yerekanaga papa we abenshi bashidikanyagaho ubwo yari yamugaragaje nyine ku isabukuru ye
muri rusange ko ari uko ibintu bihagaze. Twe tubabwira ngo ni Code Rap TV, kurikirana ibikorwa byacu. Njye nitwa Confiance Touch.